Urabizi se Gahima akomeje kuba yizinga kuri date bya danje. Gahima akomeje kuba yikurura kuri date ngo arebe nimba n'ubwa kabiri byongera bikaba. Ese Gahima mubona atarimo kwihemukira? Ese Gahima ukuntu akomeza kwikurura kuri date, ubona amahirwe yo kuba yarambana na Jojo wiwe, ubona atari kugenda yoyoka? Guys, filime yacu Ibanga turabizi ko ihari, kandi murabona ko Niyori none yafashe imyanzuro nawe yo kuba yaba umuntu w'umugabo agashaka inzu yo kubamo we na Nyambo. Ese Niyori murabona iranzuye izuzura ku buryo azigera abana na Dede na Nyambo? Guys, nkwaye ikaze hano kuri Venke Empire. Nibura bwa mbere hageze, ndagushimira, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu zindi benefits zose za filime yacu Ibanga. Guys, rero murabona ko Gahima we yakomeje kuba yaba umwana mu gakino. Gahima akomeje kuba yikura kuri date bya danje kugira ngo arebe ko we na Date bagirana umubano mwiza kandi umubano wihariye. Gahima akomeje kuba yatura urugo rw'ibirenze. Ese Gahima mubona we atarimo kwihemukira? Guys, rero ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe, ube wambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Ese Gahima kano kanya wamugiriye inama? Ese Gahima ubona atari we uri kwishira mu makosa akomeye cyane? Ese ubona Gahima atari we uri kwihemukira birenze? Ese Gahima wowe kukunda filime yacu Ibanga, ubona Gahima imyanzuro ari gufata zo kuba yikurura kuri date cyane, ubona imyanzuro z'abafata ari imyanzuro zikwiye nk'umuntu w'umugabo? Ese ubona Gahima we ashobotse? Guys, rero ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe maze tugendane mu zindi benefits zose za filime yacu Ibanga. Gahima nubwo akomeje kwikura kuri date, ariko Date turi kubona ko atari ushaka kuba yasenya urugo rwa Jojo, ariko Gahima we akomeje kuba yabishira ku rundi rwego kugira ngo abe yakomezanya gukururana na Date, kandi Date we turi kubona ko ibi bintu byo bitamufasheho. Guys, rero Gahima we ntago tuzi ko umugamba afite azawukomeza mpaka. Ntago tuzi ko Gahima afite umugambi wo kuba yegukana Date ku buryo noneho bana Jojo we aragatoye. Ese Jojo we naza kumenya ko ibi byose Gahima ari we ubifitemo uruhare, murabona bizagenda ute? Guys, rero filime yacu Ibanga irahari, kandi namwe mukurikirana Ibanga umunsi ku munsi, turabizi ko muhari. Niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube tuganira kuri filime yacu Ibanga. Ziraza gusohoka ku ma episode garaza gusohoka imbere aha. Guys, rero Nyambo we na Niyori bakomeje umugambi wo kuba bashakisha uburyo bubaka bakava mu bugaragu. Nyambo na Niyori urukundo rwo turabizi ko ruhari, kandi turabizi ko urukundo bakundana uko ari babiri batifuza kuba barureka. Nyambo akunda Niyori byatari, ndetse na Niyori uburyo akundamo Nyambo turabizi ko nta n'undi wamusimbura. Turabizi ko uburyo Niyori akunda Nyambo, turabizi ko nta n'undi waza imbere ya Niyori ngabe yasimbura Nyambo. Guys, rero ntago tuzi ko imyanzuro bafashe zo kuba babana nimba bazazigeraho. Ntago tuzi ko imyanzuro bafashe zo kuba bagira urugo bakabanamo, ntago tuzi ko ibi bazabigeraho mu gihe Yves akiri inyuma yabo. Yves turabizi nubwo ubu ngubu ahugiye muri bira byo kuba yagurisha imirimo akibonera amafaranga, turabizi ko nta naho yagiye. Turabizi ko ikintu cy'abashaka cya mbere ni amafaranga yo kugira ngo azabone uburyo ashuka Nyambo bakundane. Ese Yves mubona imyanzuro ye yahora afata umunsi ku munsi, mubona azagera ku rukundo rwa Nyambo? Ese mubona Yves azageraho agatsindira Nyambo bya nyabyo? Ese Yves mubona afite ubwo bushobozi bwo kuba yatsindira Nyambo? Guys, turabizi ko Yves nta rukundo afitiye Nyambo. Turabizi ko Yves yikurura kuri Nyambo birenze, kandi tuzi ko Yves nta rukundo aba afite. Ese Yves mubona biriya bintu byose byo bari gukora atari irari ribimukoresha? Ese ubona Yves biriya bintu byose byari gukorera Niyori ndetse
akabikora anahemuka, mubona ari urukundo rubimukoresha cyangwa n'irari aba afitiye Nyambo? Guys rero ni buri umukunzi w'ibanga, murabizi ukuntu tubakunda, kandi ni buri umukunzi w'ibanga ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe umbwire ukuntu wiyumva. Ese Yves mubona agifite umwanya mu rukundo rwa Niyori ndetse na Nyambo? Ese ubona Yves none ubu ngubu tugezeho ubona afite ubushobozi bwo kuba yatandukanya Niyori na Nyambo? Ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe maze tukomeze tugende mu zindi benefits za filime yacu Ibanga, kandi kugira ngo ube wa munyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ni ukuba wakoze subscribe hano kuri Venke Empire, maze ukajya ubona ibikorwa byose babiri guca hano kuri Venke Empire utarinze waruha. Guys rero turabizi ko Kiramani we akomeje kujya mu gihirahiro, Kiramani akomeje kujya mu byago birenze, Kiramani akomeje kuba yaba umuntu wakoze icyaha kirenze. Ese ubona kiriya cyaha Kiramani yakoze atanagifungirwa? Ese ubona Kiramani kujya gusaba umuntu batanakundana, umuntu batanabyumvikanyeho, ubona Kiramani we amakosa yakoze ari ay'umuntu umuntu ufite ubwenge ndetse umuntu utekereza neza? Kiramani yakoze amafuti, Kiramani yakoze amafuti azi ko ari gukora ikintu kizima. Ese guys wowe Kiramani wamugiriye inama kugira ngo abe yaba umuntu wihesheje agaciro? Ese ubona Kiramani kano kanya yakora iki kugira ngo abe yaba umugabo w'agaciro? Guys rero filime yacu Ibanga ku muntu uyikunda cyane ndamushimira, yahisemo neza, kandi umuntu wese ukunda ibikorwa byose bari guca hano kuri Venke Empire ndamushimira. Ni umuntu w'intwari, arabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi ariwe tuba turi gukorera. Murabizi ko tutakora ibintu ngo tubyirebere, murabizi ko ari mwebwe tuba turimo gukorera. Kiramani we ntago tuzi ko ikibazo yishizemo azakivamo amahoro. Kiramani yariyangirije, ntago tuzi ko amafuti yakoze azayavamo amahoro. Kiramani akomeje kuba yitesha agaciro birenze. Kiramani igihe inkuru yose izagira hanze ngo niwe wafashe irembo kwa Queen kandi badakundana, ese ubona Kiramani hari ubundi bushuti azongera kugirana na Queen? Ndahamya njyewe nabishidikanyaho ko igihe Queen azaba yamenyeje ko ari Kiramani waje gufata iwabo irembo, icyo gihe Kiramani nta buryo bwo kongera kuba yabona Queen afite. Turabona ko Queen ibi bintu byose nta n'amakuru na make abifiteho, kandi turabizi ko Queen uburyo akunda James wiwe, kumva ngo nubwo ari we waje gufata iwabo irembo, turabizi ko Queen azatuma tumutwe birenze. Turabizi ko umunsi Queen azambanya ko ari Kiramani waje gufata iwabo irembo kandi azi neza ko nta mubano wihariye bafitanye. Turabizi ko Queen nta bundi bushobozi bwo kuba yakomezanya kuba inshuti na Kiramani afite. Guys rero niba ukunda Ibanga ndagusaba kugira ngo ntuzabure kuri episode ikurikira, ndagusaba kugira ngo episode yari yose igiye gusohoka kuri filime yacu Ibanga ujye uyitegereza maze ubone ibintu byinshi biraza kuyibonekamo. Guys rero reka turetse Kiramani ndetse na Queen wiwe kuko ibyabo ni amayobera, ntago tuzi aho bizaherera. Wowe icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana episode yari yose ica kuri Miss Nyambo, ndetse ukabona kurikirana benefits zarazo zose zaze guca hano kuri Venke Empire. Kandi murabizi ko ingiyaro cyo nayo nyine kugeza benefits z'ubwenge, ndetse murabizi ko ingiyaro cyo nayo nyine ikugeza utuntu tw'ubwenge, ndetse ikugezaho ibiganiro bimeze neza. Guys rero urukundo rurahari, nubwo urukundo ruhari ariko turabizi ko imbogamizi nazo ziza zikurikiranye n'ibyo ngibyo. Niyori ndetse na Nyambo bo turabizi ko bakundana, kandi turabizi ko buri umwe wese uburyo akunda undi ataba yifuza kuba yamureka. Turabizi uburyo urukundo rwa Niyori ndetse na Nyambo, uburyo umwe akunda undi. Turabizi ko buri wese ataba yifuza kuba yababaza undi. Ese mubona Niyori ndetse na Nyambo
hari uwabatandukanya bigashoboka. Turabizi ko Yves abigerageza ndetse akageza ku mperuka yabyo, ariko tukabona ko basubiranye. Ese kuri iyi nshuro noneho Yves azakora igikorwa cyo kuba yatandukanya Niyori na Nyambo burundu bigashoboka? Ese mubona Yves iyo ntego azayigeraho kuba yatandukanya Niyori na Nyambo bigakunda? Guys, rero ndagusaba kugira ngo bakora subscribe maze tukemetse igendere mu zindi benefits zose mba ndi kukugezaho umunsi ku munsi. Ikindi cya kabiri ngusaba ni uko watanga ibitekerezo byawe niba uri umukunzi w'ibanga, ukambwira ngo uyu mukinnyi n'uyu nguyu ndabona abikora fresh, cyangwa se ukambwira ibikorwa by'ubona muri filime yacu Ibanga, ukambwira abantu wowe ushigikiye, cyangwa se ukambwira ikintu cy'ubudashyigikiye muri filime yacu Ibanga. Kugira ngo ube umunyamuryango ni uko utanga ibitekerezo byawe ndetse ukabona ko subscribe no kuri Vinky Empire. Guys, rero turabizi ko filime yacu Ibanga ihari kandi namwe mukunda Ibanga murahari cyane. Umugambi uracyakomeje wo kuba tubagezaho ubuntu bimeze neza cyane, yo kuba tubaha filime yanyu Ibanga ndetse filime mukunda cyane. Murabizi ko twe tutabatenguha kuba twabaha ibintu mutishimiye. Murabizi ko kuba turi hano ari mwebwe muba mutumye tuba turi hano. Murabizi ko atari mwebwe nitwaba turi hano tuganira kuri filime yacu Ibanga. Icya kabiri ngusaba ni ukuba umunyamuryango. Kuba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, igisabwa ni ukuba warakoze subscribe no kuri Vinky Empire. Ikindi cya kabiri gisabwa ni ukuba uhora utanga ibitekerezo kuri benefits zose ziba ziri gusohoka umunsi ku munsi, ziba ziri gucana kuri Vinky Empire. Guys, rero yewe uri kubagezaho zine benefits zose za filime yacu Ibanga banyita Vinky, kandi nawe ndagusaba kugira ngo ube umunyamuryango maze dukomeze igendane mu bindi bikorwa byose mba ndi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, rero Gahima we ari mu byago, Gahima ari mu mazi abira, Gahima akomeje kwita mu muriro, ndetse Jojo na Yves turabona ko bafashe imyanzuro zo kuba bagurisha igiturage. Ese Jojo nawe agiye kujya mu bahemukira igiturage batuyemo? Ese Jojo nawe agiye kwivanga mu mafuti yo Yves akora umunsi ku munsi, nawe abe yaba umuhemu uhemukira igiturage? Ese urabona Jojo imyanzuro yafashe yo kuba yafatanya na Yves mu kuba bahemukira igiturage? Murabona Jojo afashe imyanzuro mizima. Guys, rero ndagusaba kugira ngo bakora subscribe, kandi ndagusaba kugira ngo bambwira ngo ese ubona Jojo umwanya wugishizemo yagakwiye kuba yawishiramo? Jojo turabizi ko nawe akunda amafaranga cyane cyane. Yves we atangiye no kuba yamushira mu migambi ye yo kuba yagurisha igiturage. Ese urabona Jojo imyanzuro afashe ari imyanzuro mizima ku buryo yazakuramo ikintu kizima? Jojo imyanzuro afashe ni zo kuba yamwangiriza. Jojo afashe imyanzuro zatuma atandukana n'abaturage bose batuye muri Gasharo. Gahima turabizi ko yarabyanze ibi byose, ndetse na Nyambo nawe turabizi ko aya mafuti yo Yves akora, turabizi ko nawe yaranze kuyamushyigikiramo. Yves noneho baka kanya abonye umuterankunga bita Jojo. Ese Jojo imyanzuro afashe ni imyanzuro mizima? Ese Jojo murabona kuri iyi nshuro noneho agiye kwihesha agaciro mu myanzuro yafashe yo kuba yakomezanya na Yves umugambi mubi wo kuba bahemuka? Guys, rero niba uri umukunzi w'Ibanga ndagusaba kutabura kuri episode ikurikira, kandi ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe maze tukomeze igendere mu zindi benefits zose mba ndi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, rero nje hano mbabwira ngo ese waba wifuza ibiganiro byo kuba twabashiriramo ibindi, twabanyurizaho ibindi biganiro hano kuri Vinky Empire? Ndagusaba ibitekerezo byawe. Ese ni ikihe kintu waba wifuza kuba twaza tubagezaho hano kuri Vinky Empire kirenze kuba twabakorera benefits zose ziba guca hano kuri Vinky Empire za filime yacu Ibanga? Ese hari ikindi kintu waba wifuza kuba twakugezaho?
ndagusaba ibitekerezo byawe niba ukunda ibanga ndetse ukabona ukunda ibikorwa byose mari kukugezaho umunsi ku munsi. Murabizi ko twe tutiburira, murabizi ko ibintu byose dukora ari mwe tuba turi gukorera, murabizi ko ndetse muri abantu b'agaciro hano kuri Living Empire. Ndagusaba rero kugira ngo ube waba umunyamuryango wuzuye, kora subscribe maze unatanga ibitekerezo byawe, maze dukomezanye tugendane mu bindi bikorwa byose bari guca hano kuri Living Empire. Ndagusaba kugira ngo ube umunyamuryango ndetse ube umuntu w'umwizerwa kuri filime yacu Ibanga. Murabizi ko filime yacu Ibanga ihari, kandi namwe mukunda ibanga umunsi ku munsi turabizi ko muhari. Ndagusaba kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye, tanga ibitekerezo byawe maze ube umunyamuryango wuzuye filime yacu Ibanga. Kandi niba ukunda filime yacu Ibanga ndetse ukabona akunda na Miss Nyambo ndetse ukabona ashigikiye uburyo Niyori na Nyambo bagiye kuba bubaka inzu, ndagusaba ibitekerezo byawe. Ndetse niba unashyigikiye uburyo Gahima akomeje kwikurura kuri Dete ngabe yamuha umubano wihariye, ndagusaba ibitekerezo byawe. Kandi ndagusaba ngo niba unashyigikiye Jojo mu mugambi mibi wagiye gufata Nyana Yves kuba bahimukira igiturage, ndagusaba kugira ngo batange ibitekerezo byawe. Guys, rero murabizi ko twe dutinda amagambo, ntagutindiye. Ndagusaba kugira ngo ntuve hano kuri Living Empire udatanze ibitekerezo byawe ndetse udakoze subscribe kugira ngo dukomeze tugende mu zindi benefits za filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane ku muntu wakoze subscribe hano kuri Living Empire, ni umuntu w'agaciro.